jewe ndi nkodesha amashambure je mfite umuntu nabi mbyuka njya mu kazi simbone n'igihumbi indege zaje kusamarira mu mukobwa ngashaka ko uyu nguyu ngafite umugore n'abana babiri bayo nta kintu na kimwe nigeze ntabwo nigeze sambana nawe nta nubwo twaryamanye. Icyababaje abo muri uyu muryango n'uburyo ki abana bato muri uyu muryango baryama ku buriri bwo hejuru nkaho umukozi wo mu rugo we akarara ku buriri bwo hasi nkuko mubibona mu mashusho. Valence ngo bibereye mu buriri n'ubundi kuri iki gitanda cyo hasi uyu Nadine yararagaho. Umukozi ndabona uwo mugabo urimo aho mu birasohokaze muri salo sinshaka gusanga mu cyumba umuntu w'umugabo ntago ari byiza. Umunyamakuru wa BTN TV akigera mu buriri aba bombi byakekwaga ko aribwo basambaniyeho yasanze ubu buriri koko butose nyamara nta mvura yaguye kandi ngo nta n'amazi bahanywereye. Yema bawe ngira ngo uyu munsi wa none murumva ko impuzandengo yacu tugiye kwitangira twisekera. Abantu mutazi ino nkuru munyarukire kuri BTN TV murebe ino nkuru kabisa niho muri bumenyere akantu ku kandi ido nido imva n'imvano. Ariko byinshi nanone reka mbisobanura no mu muzandengo. Uyu munsi mu muzandengo yacu tugiye kwicazamo umuntu bita Nadine. Nitumara kwicazamo Nadine tuje twongera twicazemo umuntu bita Valence. Tukimara kwicazamo Valence tutatuzana umuntu bita Bosco. Nitumara kuzana Bosco cyangwa se Japoro abo ngabo bose nitumara kubaza tukabicaza mu muzandengo ya Bosco reka tumwihorerewe kubera ko ntabwo ari ngombwa cyane kubera ko nabonye inkuru hari byinshi cyane bitamurebaho. Ahubwo reka twicazemo umuntu bita Japoro. Nitumara kwicazamo Japoro dufite twicazamo n'umudamu wiwe utabashije kuba yavugwa cyangwa se amenyesha cyangwa se amenyekanisha amazina ye. Nuvuga ngo uyu munsi tugiye kunyarukirana bita Kimisagara kabisa uri Nyabugogo ngira ngo aho hantu urahazi. Uratuzamuka kabisa werekeza ahantu mu nzira y'Inyamirambo kujya ugenda Nyamirambo niho hafi. Witugera ahantu bita Kimisagara. Ahangara niho haje kubera ino saga idasanzwe ngira ngo kuri social media zigiye zitandukanye mu FS abagiye batandukanye abantu bose bakomeje kugenda bagaruka kuri no nkuru y'uyu mwana w'umukobwa bita Nadine waje kuba yasambana n'umuntu bita Valence. Sasa ngira ngo ushobora kwibaza ngo kuki ntangiye mushinza gusambana. Wumvise inkuru kuntu yabigarutseho bavuze ngo nubundi nubwo yahakanye katigeze asambana ariko ngo bageze mu buriri aho bari baryamye muri cyo cyumba cy'abana basanga hari amazi haratose. Ariko se noneho ibintu nta buryo bari kubivuga mu kindi kinyarwanda batavuze ibi bintu ngo basanga hari amazi haratose kuko ari ngo amazi banywereyemo andi mwababaje bari kuyangwa. Sasa rero nko bisanzwe nitwa PAC Sibomana Anatole PC kuri mikrofone z'Imvura TV. Ndagushimira cyane wewe wemeye kuza kubana natwe mu kiganiro impuzandengo. Misi shize twa dufite agahinda bitewe n'inkuru twari turi kugenda dukora ariko twavuze ngo reka tugaruke muri mood gatoya tugaruke tunezerewe turi kwishima. Ino nkuru tugiye kuvuga nubwo isa naho ibabajemo cyane ariko ntabwo ari cyane iranashimishije nanone cyane kubera ko ino nkuru abantu bayumvishe bose bagerageje guseka ariko abantu barashobora abantu mu rugo rw'umugabo ukinjizamo abagabo bangana kuriya. Numvise boss yavuze ngo ubundi azi babiri ariko abandi baravuga ngo wapi ngo ni beshi. Sasa rero kuvuga ngo ahangaha muri no rugo uyu mugabo bita Japoro yaje gufata umwanya we ajya mu kazi ariko ngakajya ahora akunda kubwirwa ko umukozi we yinjiza abakobwa. Nubwo bakomeje kugenda bagaragaza ko uyu munsi baje kuba bafata uyu mukobwa agafatwa n'uyu muntu w'umuturanyi ariko ntabwo uyu muturanyi yabahamage kubera ko yumvishije induru cyangwa se urusaku rw'uko umukozi yarari kurira. Oya, ahubwo biravugwa ko uyu mugabo yarasanzwe abizi neza ko umukozi we arongorana. None na nyirabuja nawe yarasanzwe abizi ariko boss we aza kuba yakoresha uyu muturanyi aramubwira ngo dore wirirwa hangana n'akazi ufite nako kumviriza. Biratangaje cyane. Ati none wowe uzakoresha uko ushoboye kose wumvirize amakuru ukimara kumva abana kabisa rwanye inkoyoyo uzahita umamagara mite ntezamo nkwereke ukuntu tubigenza nikorera utuntu twanjye. Sasa boss yarabyutse ajya mu kazi. Akimara kujya mu kazi n'umugore we nawe arabyuka ajya mu kazi. Bakimara kugera mu kazi nta n'amasaha 2 cyangwa 3 arashira wa maneko wabo cyangwa se umuturanyi wabo ahita hamagara kuri telefone ati brapa yamaga bigenze gute. Nuvuga ngo uyu mukozi bita Valence usanzwe utwara ibishimwe muri company imwe nashaka kwamamaza bayita ko
ni ukuvuga ngo iyi company niyo uyu mukozi asanzwe akoreramo, noneho bivugwa ko yari asanzwe ajya gufata ibishingwe hariya muri ruriya rugo ruri Kimisagara. Noneho uyu mukozi bivugwa ko atari we wenyine, ngo hari n'abandi benshi cyane bajyaga bajyayo. Biravugwa ko yaje kuhitagira gute, ahita yibeta kuko yari yabanje guhana gahunda n'umukozi ko azagaruka ataje gutwara ibishingwe. Noneho umukozi arangije aramubwira ati rero ba boss tayari wagwani bagiye. Icyakurikiye ni iki? No kuvuga ngo uyu mukobwa Nadine yaje guhita hamagara Valesi, aramubwira ngo ngwino abosi bamaze gucaho uze nkwereka uburyo twikorera utuntu twacu. Rero tayari Maneko nayo iba yumvise inzozi zivuga, itijya kumviriza, akimara kumva amajwi kabisa ngo umuhungu amaze kugira bimaze kurangira bagize, ariko bitara byarangira. Noneho abafashe telefoni vuba vuba cyane, amayinite yarahoranaga, abahamagaye umugabo bita Jean Paul. Uyu Jean Paul ahita amubwira ati kagira inkuru birabaye tayari, ahita afata akabike bivuga ko yasaza kuri moto yihuse vuba cyane vana bwangu, ahita hagera. Akimara kuhagera abarakomanze mukozi baramwumvisha ati nyama yamaye nkano birabaye birakaze. Ati ni iki kibaye? Umukozi bivugwa ko yasa agenda ararunguruka muri rido, ahita abona ni boss. None boss aho kugira ngo atakingura boss yasa abanza aragenda abwira umuhungu aritsimba, arabwira ati rero we genda witsimbe, ngo umuhungu atagenda yihisha munsi y'igitanda. Amaze kwitsimba noneho boss amaze umukozi atagaruka afungura boss akimara kumufungurira boss aramubwira ati se uri mubiki? Ati si biki boss wanje? Ati umuntu muri kumwe hano bite bimeze gute? Ati nta muntu uri hano. Ngo yango mubwire ngasoke. Tunashimira uriya mugabo, abantu bose bakomeje kugenda bamushimira kabisa, ngira ngo uriya mugabo nawe biragaragara ko ari umutaramu kabisa. Yahise abwira umukozi, aramubwira ati rero njyewe kamamagare kuri company yigisha hano abakozi babo, ibintu byanyu byo kuzajya muza mukagira bikarangira bigize, ntabwo ibyo bintu ari byo. Mu boss bivugwa ko yanze no kumusebya nkamuteza abantu, ariko nkibaza ni gute avuga ko atasebeje umuntu. Nkibaza aba FS cyangwa se abantu baba bari kuri social media, ni gute mwavuze ngo uyu muboss muramushimiye ngo ni sawa? Nanjye namushimiye, namushimiye w'ikinyamenyo, ikinyamenyo. Noneho ni gute uyu muboss ibi byabaye kugeza ubwo azana itangazamakuru, yarangiza akabanga mukamushimira ngo nashyize umuntu ku karubanda, ngo yarabihisha? Yari gukora iki se n'ubundi? Bari abantu bari bujuje imyaka. Ikosa ryabayeho rimwe ngo nuko babashije kuba bafata uburiri bw'abana bakaba ari bwo bajyamo, ariko wibuke ko buno buriri cyari igitanda kigeretse inshuro ebyiri, abana barara hejuru, umukozi arara hasi, abana barara bamunyarira. Ubusuburiri bundi kuvuga ngo bwari butose, abana baranyaraga hejuru zikamanuka zikagwa ku buriri bw'umukozi. Niyo mpamvu mwasanze hatose. Iyi nkuru iratangaje nko kabyaramwe. Noneho ikintu cyaje kuba cyakurikiraho no kuvuga ngo boss yahise hamagara itangazamakuru. Urabona ko BTN yahise hasesekara. Nkibaza uyu muboss wahise hamagara itangazamakuru, nkibaza uyu muboss wahise ahuruza abantu, uyu muboss wahise ufata uyu mukozi akamusora akamushyira hanze itangazamakuru kugeza ubwo rimufasha amashusho. Mwarangiza mukamushimira ngo yakoze akazi keza. Rero ndatekereza murabizi hari abakozi bajya bagira gutya bakibetana na ba nyirabuja, boss yacaho bagahita bafata nyirabuja tayari ugasanga bikoreye ibyabo. None hari umukozi we ntabwo yaciye inyuma bugore cyangwa se nyirabuja ngo ajye kuri boss, we yagize gutya aravuga ngo njya numva ibintu bivuga, ntabwo nanjye naheza, reka nanjye nisayidira. Ba boss baca bagahita yizanira umugabo cyangwa se umusore w'umutaramu. Bivugwa ko uyu mugabo atari n'umusore, ahubwo ari umugabo w'abana babiri n'umugore. Ni naho umva uyu nguyu Jean Paul yagarutse avuga ngo ni gute umukozi bundi yinjiza umuntu w'abana babiri ari n'umugabo nta adateganya no kuzamushaka. Ariko se ndibaza mumuzane ngo mumfashe dutere comment namwe, undi kosa riri muri umukozi yakoze niri. Cyambere ni mukuru yujuje imyaka y'ubukure, icya kabiri arasi mu marogi. Urumva kurumba bacanga ariko ngira ngo uyu mudamu nyiri runo rugo, nyirabuja w'uyu mukozi cyangwa se nyirabuja wa Nadine, yaje kuba yabigaruka aravuga ngo ngewe aha ngaha si mu marogi,
ati umuntu abyuka yihiringa ajya gushaka icyamutunga icyamubeshaho ndetse rimwe na rimwe bikanabura kumbe ni imimagiro baba basigaye batera imyaka mu rugo. Nyibaza uriya mukozi ubundi we wagiye gufata umuhungu akamwinjiza mu rugo rw'abandi ba nyirabuja, ariko ibyo ngibyo ntimumutera amabuye. Abakozi benshi cyane murabikora, abakozi benshi barabikora, abakozi banyu nuko mutafata barabikora, ariko se uramutse ufashe umukozi wawe wakora iki? Wabigenza gute? Wabigenza gute? Ko mubizi neza ko ari n'abakozi noneho bafata abasore bakabajyana mu ngo za ba nyirabo, nani mu buriri bwa ba nyirabuja n'abasebuja. Ejo bundi narindi kumwe n'umuntu umusani wumva ino nkuru kabisa, uhite wandika muri comment uvuga ati sha oya ugira akantu k'akamenyetso nyereka ndahita nkumenya. Noneho uyu mutipe twarahuye arambwira ngo hari umutipe w'inshuti yanjye dukundana w'inshuti kabisa magara, yagize gutya yibonera akazi kameze neza cyane, turi kuri yasije y'abakozi bagira gute binjiza abantu mu ngo z'abandi akazi sambaniramo. Noneho umuzungu ngo yagize gutya aramuce za Kimihurura hafi aho ngaho, umuzungu ngo yigurira inzu kabisa imeze fresh ya $600,000. Umuzungu akimara kugura iyo nzu ya $600,000 biza ufata indi ntera aho byakagiye hose, aba ari kwigendera mu ngenda bakubitanye n'umwana w'umunyarwanda. Amaze guhura n'umwana w'umunyarwanda aravuga ati kabisa uyu mwana ni fresh, aba mukubisa akazi. Yari umwana w'umusirimu uzi Icyongereza kabisa, amuha akazi ko kujya yoza imbwa akoropa mu rugo, yita kuri urwo rugo kuri icyo gipangu. Dore ko uyu muzungu ngo yahoraga ajya hanze inshuro nyinshi, akajya hanze ntabwo ngo yamara amezi 2 atari yajya hanze, yajya hanze agatinda akamara nk'ukwezi. Aramubaje ati se nk'ubwongo bw'agatsa akabafata sha, avuga ati abanyarwanda bararenzwe mumeze se kano nkavuge. Noneho uyu muhungu ngo yaje kumuha akazi, amaze kumuha akazi noneho uyu munigano naho twatiri kumwe ngakajya ajyayo, wamujama akamurabura akavuga ati rero umuzungu yagiye ino nkwereke bana ngabana barabamaze bafasha abakobwa barabemeje. Uwo muhungu aragenda wa wundi wo mu rugo ngo agahita yigira akarya rugo akigira umukozi we, amagata atangira kwitwa boss. Ariko biba noneho ngo hari umukobwa yatumiye bakagenda bakahahurira, noneho undi akajya ati jya woza iyo mbwa neza sha, zanira sandari nambari, akamuzanira sandari z'aba muzungu. Noneho ngo bajya kuryama bajya mu buriri bakajya mu buriri bw'umuzungu. Abazungu ukuntu bizera bagahita bajya mu buriri bw'umuzungu. Noneho ngo hari umukobwa ngo yigeze kujya abwira ati rero yewe ngubu ubona ahangaha ni mu rugo iwanjye, sinjya nkunda kuhaba, ariko ntuzagaruke kundeba ntuzigere utamamagaye. Ati ariko rimwe umukobwa yaje atamamagaye aragenda asanga uwo muzungu haramamagaye ati se rwa rugo rw'umuzungu, ati wapi narahagurishije, ataho naho mba ndamurangije. Abakobwa mwitonde. None amubwira ati se nk'umuzungu aje agasanga muri mu buriri bwe, ahita avuga ngo iki. None agenda akemeza abakobwa agatajya no mu buriri bw'umuzungu akagarama. None mwe muri kuvuga ngo Nadina ngo yafashe umwana amujyana mu buriri n'ubundi asanzwe araramo, icyumba cyayo aracyubaha. Ntumva aho ngaho rwose ntabwo byari byo guhamagaza itangazamakuru. Yego byari bibi, mwari kumwirukana cyangwa se mukamuhana, ariko guhamagaza itangazamakuru kama nibajije ikibazo cyabayeho kugeza ubwo byamamaye igihugu cyose barabimenya ngo umukobwa ngo yasambanye hirya no hino ngo yasambanye. Yeno nkuru nyimenya bwa mbere nayimenyeye ku munyamakuru bita Big Man kuri GB Rwanda, kuri JB. Ndabatse se Big Man iyi nkuru avuze reka njye kwicukumbura nyishake, mitanjya kureba sanga nta kidasanzwe usibye ko nyine sekeje ati njyewe nageze mu buriri ariko rero na Betene namwe hari igihe mujya mwinjira mu gakabye. Ati twaragiye n'itangazamakuru tugera mu buriri nyine aho baryamye dusanga koko hari amazi kandi nta mazi banywereyemo. Birababaje, biranasekeje. Ngira ngo mumuzande ngo namwe muze kwandika comment mutubwira ati gutya na gutya bimeze gutya, ariko ku ruhande rwanjye ku giti cyanjye ndumva umukozi nta cyaha kidasanzwe yakoze. Amwana yasambanyije wabo muri gipangu, nta nubwo yigeze ahohotera boss cyangwa nyirabuja, ntabwo yaciye inyuma nyirabuja, yirwanye yazana umukozi azana mugenzi we barahura. Ariko ikintu gitangaje kinasekeje cyane nukundu uyu mukozi yaje kwisobanura, ariko yisobanura mu bintu wumva ko nawe harimo ibintu byo kunyanganya cyane. Ati ngewe uyu muntu yaciye ku muhanda azana telefoni ngo mucagingire, kandi muri urwo rugo ntibacaginga amatelefoni. Akimara kuza telefoni ngo mucagingire, ugiye mucagingiye tuba turi mu nzu turi kwiterera buraga, turi kwiburagira, baburaga bafunze uri kumva ibyo bintu. Noneho arangije
ati noneho mu kumuburagira turangije kuburaga ngiye kumva ruvumu nakomanze ndebye mbona ni boss noneho ngo ba boss kubera ko mu gitondo bari bahavuye bamubwiye ko nta muntu bashaka wumve bimwe nababwiye ko ba boss bari banabizi bavuye mu rugo mu gitondo bamubwiye ati nta muntu dushaka kajyaza hano urumva ko umukobwa yari yabiketse ati ngewe nahise mbikeka ndavuga ati ba boss rero barabizi mitabwira umuhungu ajya kwitsimba munsi y'igitanda boss ambarira ati umuntu ari he ati nta muntu uhari uri kumva biteri nayo imaze kuzingura kamera yayo imaze kugenda gufokasinga mu buriri isanga harimo n'amazi umuhungu bamubashije umuhungu Valese ati ngewe narindi hano naje gucaginga mu gucaginga rero turi kwiterera story n'umukobwa ariko nta cyabaye ntago nigeze ndongorana nawe amazi yavuye uramvura yagwaga ariko biteni kabisa ngira ngo nayo ahangaha iba yandangije uko bisanzwe rero ni ngewe PAC kuri microphone z'Imvura TV ngira ngo mumuzandengo ni mwebwe mwahicaye kugira ngo muze tuganire tumenye akantu ku kandi idonido ubundi wagwana byifashe gute reka rero mbashimire mumuzandengo y'uyu munsi twayikoreye Kimisagara reka ngushimire kabisa wewe wakoze subscribe nimba utarakora subscribe reba wanditse subscribe uyikore nimba uri umuntu ukore sabone nimba uri umugande ukore nimba uri umwongereza ukore subscribe nimba uri umufaransa ukore nuvango wowe uri we wese kora subscribe niwo mugisha Imana igomba kugwika avuga ati wagize neza reka nawe nkugirire neza korere kwiyubahisha wihesha umugisha ndabakunda cyane ngira ngo imuzandengo yindi ni mukanya gato cyane muraza kwakira indi mpuzandengo asanteni sana zaidi Imvura TV y'umugisha.